hano ndagira ngo unyumve neza witonze unkurikire ntugire ijambo n'iri na rimwe riri buze kuza kugucika, kubera ko niba uri umugabo cyangwa ukaba uri umusore, ibi bintu ngiye kuvugira ahangaha muri iyi video birakureba cyane ndetse kurenza n'ijana ku ijana. Ibintu byica abagabo bakarangira ndetse umugabo akarangira neza cyane, ibi ni ibintu benshi cyane badatekereza ariko nanone bakabana nabyo. Ni ibintu rwose uri buze kumva mu matwi yawe ukumva neza ko bitandukanye n'ibyo urimo uratekereza. Ndabizi ibyo urimo uratekereza ko ari byo ngiye kuvuga, ariko bitandukanye cyane nuko nguko, kubera ko n'ubu tuvugana, ubu turimo turaganira, ubu urimo urumva kino kiganiro. Ibi bintu tugiye kuba twarebera hamwe nibyo birica n'abandi bagabo, nawe ubwawe wasanga birimo kukwica gake gake, kuko bikwica gake gake ukazashiduka wararangiye, ukazasanga uri umuntu nanone utigeze kuba wifuza kuba wabawe. Ahandi witegereza nawe ubwawe ukireba ukigirira imbabazi. Ibi bintu rero birangiza umugabo, ujye ubyibuka. Ikintu cya mbere buriya cyisha abagabo cyanabarangije, n'ubu tuvugana n'undi arapfuye, ni ikintu bita impuhwe cyangwa se masi. Impuhwe, abagabo benshi bagakwiye kuba baba abagabo b'ibikomerezwa cyangwa se abagabo twitezeho umusaruro, ukumva neza bano bantu hatagize igihinduka bazahindura isi, kandi mu by'ukuri bakaba banahindura isi. Ikintu bita impuhwe, abagabo benshi bagakwiye kuba ibikomerezwa, bagakwiye kuba batwaye amamodoka, bagakwiye kuba bari kugira umusaruro, wabona nyine waravuye ku bintu byabo ugasanga barakoze biyuha kuya, ariko nanone bikarangira ikintu bita impuhwe kibarangije. Izi mpuhwe rero nabwo bwazo ziri mu bwoko bwinshi tugiye kuba twasobanura, cyangwa se umunsi ukaba wanatwiriraho. Hari ukugirira impuhwe ikintu bita umuryango wawe, ugashyira umuryango wawe gusa imbere, ariko mu by'ukuri utakugirira impuhwe. Rero umuryango utakugirira impuhwe ntabwo rero ushobora kuyigira. Umuryango ukugirira impuhwe ntabwo ushobora kwemera ko ushobora kuba wawutakazaho ibintu nabo ubwabo bashobora kuba bakikorera. Ariko akenshi ababyeyi bacu, abadukuza, ntabwo batugirira impuhwe. Rero iyo tugiye kuba twabagirira impuhwe, bakakira badatekereza ngo bibaze ese uyu mwana urimo urakora ibi ngibi wazatera imbere ryari, mbese ko akabonye kose tukamunyaga, ubundi we bizagenda gute? Rero ugirira impuhwe umuryango wawe ukawushyira imbere, ariko nanone izo mpuhwe zikaba arizo zizakwirangirira. Rero reka umuryango wavutsemo tumere nk'aho tuwushyize ku ruhande, rero izo mpuhwe ntacyo nubwo wazigira, ariko uba uzize ikintu kizima byibuze naho wakomoye. Izindi mpuhwe buriya zibi zangiza abagabo ni ukugirira impuhwe abagore bataribo, cyangwa se abagore wibeshyeho. Icyo gihe rero umugore iyo umwintroduce cyangwa se iyo umutangije ukamushyira mu buzima bwawe, icyo gihe uwo mwanya ufashe umwanzuro nk'uwo nguwo uba wamaze kurangira. Wa musore we, wa mugabo we, hano hari ikintu cy'ukuri ukeneye kuba wakumva. Niba wabonye umugore arimo arasafaringa, arimo aranyura mu bibazo, ari imfubyi cyangwa se afite ibindi bibazo byinshi, ndagira ngo wumvire ijambo hano ngiye kukubwira. Ntukajye ubyitiranya n'ikintu bita kuba ari umugore w'umugwaneza cyangwa se kuba yakubira umugore mwiza. Be careful hano, witonde. Ibyo bintu abantu benshi bakunze kuba babagwa muri uwo mutego, ugasanga ibyo batekerezaga cyangwa se uwo batekerezaga atari we barimo barabona. Rero iyo umuntu ari mu bukene ntuzigera umenya cyangwa se ubushobozi bwiwe. Umuntu wese ukennye agira discipline, yitwara neza, ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Ariko uwo muntu reka ave mu bukene gatoya, nibwo uzabona uwo urimo uradiringa nawe. Azakwereka isura yiwe ya nyawe, ayihindurize, ubundi icyuya kikurenga. Buri umuntu wabonye amafaranga niwe muntu ugomba kwizera ukavuga ngo uyu niwe, ariko umuntu arakennye, ameze nabi, uwo ngo ntabwo ugomba kumushyira imbere. Rero abagabo benshi ushobora gusanga bari gusafaringa muri iyi minsi, batesha umutwe n'abagore babo, ushobora kuza gusanga hari ikintu kijyanye n'impuhwe cyane cyaje mu mubano wabo. Ukareba umuntu cyangwa se ukarongora umuntu, ukabana n'umuntu ari uko umugiriye impuhwe, cyangwa se kubera ko ubona ari umunyabibazo. Uyu kuba ari umunyabibazo ntabwo azangora, kandi koko ntanakugore muri dating, ariko wamara kumugeza mu rugo ukaririmba urwo ubonye. Rero ujya witondera icyo kintu, kubera ko icyo kintu iyo cyajemo, cyangwa se uyu mugore washakanye nawe ari uwo washakanye nawe kubera ko wumva ko wamugiriye impuhwe, uyu mugore ashobora kuzaba impamvu yawe yo gupfa. Ibi ngibi byumve neza, umugore ashobora kuba impamvu yawe yo gupfa. Ikintu bita impuhwe ni ikintu kibi cyane, kandi ujye wibuka neza ko ntabwo ari inshingano zawe kunyura kuri buri muntu wese ubabaye ngo wumve neza ko wamufasha. Uko wabigenza kose rero ntabwo wafasha abantu bose bababaye. Rero bivuze ngo niba ufite impuhwe kandi ukaba wumva neza ko buri muntu wese uzajya umufasha, uze wumva ko ariko kuri, ariko uzafasha bangahe? Uzabafasha, ariko igihe kizagera ubone neza ko
ntabwo washobora abababaye bose ku isi yuzuye abantu benshi bababaye, kandi abantu bose bababaye bakeneye ubufasha bwawe rero ntabwo rero buhagije. Ushobora kumva neza ko ufite umuhamagaro wo gufasha, nibyo koko wo gufasha ni byiza, ariko ujye witonda ntukajye ufasha mu gihe ubona neza ko uri muri kurura urupfu. Ntibizagutungure rero ko uzumva ko umugabo ashobora kuba afite umugore w'imfubyi wagize ibyago akabura ababyeyi biwe, ariko nanone wa mugabo akavuga ngo rero niba uyu mugore n'ibyago ntabwo ndi buze kuba namuta gutyo bitewe nawe yamukuye. Rero wa mugore akagenda akivuruguta bitari byiza, ugasanga ntagandukiye umugabo, ugasanga aramusuzugura, ugasanga ni umunebwe, ariko wa mugabo akabura umutima, reka muhe divorce cyangwa se reka mureke, kubera ko abavuga ngo ari buze kuba yajya hehe. Rero bivuze neza ko umuntu gutyo utarimo ubona ko urimo kumugirira impuhwe ngo abigendereho, ahubwo agakomeza kuba yakigira nabi yigira kariya kajya he, uwo muntu rero niwe urangiza umugabo umeze gutyo. Rero uzabyitegereza uzasanga izo kesi ziri ahantu henshi. Ikintu cyo rero wamenya ugasobanukirwa, umugabo iyo amaze kuba yafasha umugore akamukura mu bintu bibi, umugore akamera neza, umugore rero iyo amaze kuba yamera neza ahita agira amahitamo menshi cyane kuruta wowe nk'umugabo. Icyo kintu rero ujye ukimenya, ahita agira option nyinshi cyane imbere yiwe kuruta izo yari afite mbere y'uko umukura hahandi hatari hameze neza yari ari. Iyi rero niyo mpamvu buriya utaba ugomba kuba wabeshywa cyangwa se ngo wumve ko abugiriye neza bose bazayikwitura. Byaba neza ukabagirira neza, ariko nanone ukabigenza gutyo nta kindi witeguye cyangwa se nta kindi witeze ko kizava muri iyo neza yawe. Umugore rero umeze gutyo uba waranze kugira impuhwe, cyangwa se iyo hari igihe kigira akagukokora akagukira hasi, wamara kuba wakennye wageze hasi akajya gushaka undi mugabo. Rero igisekeje nta nubwo azabona umugabo umunyura, ahubwo azashaka undi mugabo w'ikigoryi wabaswe n'impuhwe nawe amugere nk'uko yakugize. Rero ntukajye ufata umugore cyangwa se uhita nk'umukobwa mugiye gukundana ari uko wumva ko nta handi afite ho kuba yajya, afite ahandi yo kujya ndetse cyane. Rero umugore wawe cyangwa se umukobwa mukundana natangira kugusuzugura, uzahite wumva neza ko unasobanukirwe ko bishoboka cyane ko uwo mukobwa afite andi mahitamo, afite izindi alternative cyangwa se afite izindi option iruhande rw'iwe, ariyo mpamvu ari kugusuzugura. Rero bijyanye cyane no kazi cyangwa se n'ahandi hose, umugabo ugira impuhwe usanga abakozi bamumenyera, kubera ko nuba bari umukozi wa mbere ukabona nta kintu utwaye, ejo n'undi akabikora nawe ukamubabarira. Rero bizagera aho ngaho bumve neza ko kuba bakora amakosa ntacyo biri buze kubatwara, kubera ko bari muri kampani yawe. Rero ufite impuhwe, rero izo mpuhwe iyo zikomeje kuba zabaho nizo ziguhombya, ugasanga rero zirangije ibintu byose wari ufite, ugatangira kwibaza impamvu byagenze gutyo. Rero ntukajye wibaza cyangwa ngo utekereze cyane impamvu iba yabiteye. Rero nizo mpuhwe uba wagize, ntabwo impuhwe iteka ryose aba ari ngombwa. Rero abagabo benshi barapfa kubera ikintu bita impuhwe. Ujye ubyibuka nujya kugira impuhwe, ujye ubanza utekereze uvuge ngo ibyiza byo kugira impuhwe ni ibihe, cyangwa se ibyiza byo kugira neza uyu muntu ni ibi ngibi, ariko nanone ibibi ni ibi ngibi. Ubikore uzi neza ingaruka zabyo. Ikintu cya kabiri rero kirangiza umugabo akarangira neza ni ikintu bita kumva cyangwa se kumvira. Ibyo bintu rero ujye ubyitondera cyane. Nurajya wisanga rero umugabo wumvira cyane birenze ibikenewe, ujye umenya neza ko bishoboka cyane ko ariyo nzira yawe yo kurangira. Buri umugabo ahava akagera ufite ikintu bita uba ugomba kwita cyane ku kintu bita gukomandinga list, uba ugomba kubaho. Ariko iyo wubashye cyane ukarenza ibikenewe, ntabwo abantu babona kuri kubaha, ahubwo abantu batangira kubona nkaho ari intege nkeya, bagatangira kugukoresha mu nyungu zabo. Ibyo rero ni ibintu ugomba kwitega, kandi nanone ukabyumva ukabimenyera. Umugabo wumva nyine ntabwo aba ashaka amahane, kandi mu by'ukuri kuba adashaka amahane azakangishwa ko amahane azaba, kubera ko nanone atagomba kuba yajya mu mahane. Ibyo rero bihita biba imbogamizi nayo ubwayo. Urajya usanga abagabo rero bameze nk'abo bagira defo itari nziza, defo yo kuvuga ngo reka tworoshye ibintu, nta mpamvu yo gukomeza ibintu, nta mpamvu yo kuba nagora abantu. Mbega nyine ibintu byinshi ubyoroshye atari uko bigomba kuba byanagiye. Ntabwo rero ari ukugira ngo ubone amahoro. Rero icyo kintu iyo wamaze kuba yakikubonamo, ahita akubonamo nk'aho ari gap cyangwa se ari icyuho. Icyo cyuho rero iyo udashatse uburyo ki wagikuraho, icyo cyuho kirakurangiza. Icyo cyuho kigukorera ibintu bitari byiza cyane, ufite no kubyitaho ukanabigendamo gakeya. Umugabo rero wumva kandi wumvira byorohera abagore, byorohera abandi bagabo bagenzi be kumwumvisha ibyo bashaka.
ugasanga ni umugabo nyine uhora atamenya ibyo ashaka, ni umuntu uri aho ngaho w'umunyamahoro wumvira icyo umuntu wese akeneye akamugeraho, kandi umuntu icyo kintu akakimukemurira cyose. Mbega ugasanga nyine washyize imbere ikintu bita kumvira cyane. Rero iyo ushyize imbere kumvira ukaba umugabo wumvikana, ntabwo bizagenda neza. Iyi si turimo ni ibirura gusa, buri wese arareba ikintu gifite inyungu ziwe. Inyungu ze rero niba zitari mu kintu arakireka. Rero nawe kubaha kwawe no kumvira kwawe, niba ubona neza ko nta nyungu zawe zirimo, sinumva rero impamvu wabikora, wabireka. Ibyo rero bizaba bibi nanone umugabo, ibyo bintu nibigera mu rugo rwiwe ugasanga umugore yatangiye kugufatirana, ariko bigendeye ku buryo nanone uhora umutega amatwi. Akenshi nanone ugisha inama cyangwa se ukabaza uburyo bimeze, akakubwira ngo nuko zubakwa, ugakuza nanone ikindi kintu bita kumva, kwitonda cyane, kandi mu by'ukuri murashira. Niyo mpamvu rero uzaza ubona abagabo bamwe na bamwe agahinda kabarenze, badafite imitima ikomeye kugira ngo bafate imyanzuro bakiyahura. Rero impamvu iyo ari yo yose, nta mpamvu n'imwe umugore yari akwiye kuba asuzugura umugabo, nta n'impamvu n'imwe umugabo yakabaye asuzugura umugore. Ni ibintu bibiri bigomba kuba bigendana. Iyo bigiye ku ruhande rumwe, cyangwa se umugore cyangwa se umukobwa kumva neza ko atakigufitiye ikintu bita icyubahiro, icyo gihe igikuba kiba cyamaze gucika. Haba hagomba kuba hakurikiraho ibindi bintu bitazigera bikunda, cyangwa se n'ibintu utazigera mwumva ko ari ibintu bikwiye kuba byanaburirwamo. Rero niba ukwiye kumva ko ugomba kumva cyangwa se kumvira, ntuzatume uwo mwobo kujyaho cyangwa se ngo bikubeho, kubera ko nibikubaho nicyo kintu cya mbere kibi kizaba kikubaye, yewe ni nacyo kintu uzicuza kuba cyarakubayeho. Kuko benshi bubashywe usanga kubaha no kumva ari hari ikindi byabazaniye uretse gukoreshwa gusa. Rero umuntu udashima cyangwa se umuntu utabona imbaraga ukoresha kugira ngo akubahe, yewe anakumvire ko urimo urakoresha izo mbaraga, ntabwo azigera abikora. Niba byaramunaniye byaramunaniye. Buriya rero ntuzigere wibeshya ngo uzahindura abantu. Buriya hari igihe ibintu biba bikaba rimwe kabiri gatatu, bikaba uyu mwaka, ukabona imyaka 2 irashize, wa muntu akora ibintu umubwira ko ari bibi ariko nanone ntabireke. Rero ntukajye uta umwanya wawe, kubera ko buriya nta muntu wakoze imico ye igipfa guhinduka. Byoroshye gusa biraba ariko ni gake. Akenshi cyane iyo umuntu yakuze imico ye nyine uba ugomba kuyumva ukanayifata gutyo, nta n'ikindi kintu uba wabihinduraho. Rero ntuzabigerageze guhindura umuntu ukuze, kuko nugerageza guhindura umuntu ukuze bizakubana bibi pe, kandi icyo kintu cyo ukimenye unakimenyere. Ikintu cya gatatu rero kirangiza umugabo kikamwica akagapfa akarangira, ni ikintu bita beauty cyangwa se ubwiza. Buri mugabo wese ahava akagera, umusore iyo umubajije ati se uzashaka kuki umugore mwiza uteye neza, ikintu bita ubwiza cyaragiye cyarika mu mitwe y'abagabo. Ariko nanone utagira ngo bavuga ubwo bwiza gusa ukagira ngo ntibaba babikomeje, baba babikomeje. Ni ubwiza nyine, nta kindi kiba kibareba, upfa kuba uri mwiza. Ariko se mu by'ukuri ibyo nibyo byubaka ikintu. Rero bita ubwiza buriya hari igihe kikubeshya, ariko nanone iyo umaze kugera mu rugo cyangwa se umaze kugeza wa muntu wumvaga ko ari igitangaza mu rugo rwawe, nicyo gihe utangira kuregretinga cyangwa se utangira kwicuza. Hari defo rero abagabo benshi bifitemo, ariko nanone bakaba batakemera ko bayifitemo. Abagabo benshi iyo babonye umukobwa mwiza batangira kurema character nziza muri uwo mukobwa mwiza, ndetse bakumva nyine ko kuba ari mwiza ashobora no kuba afite imyitwarire myiza, bakabyumva gutyo, iyo bakanemeza ko ari nako bikwiye kuba byamera, ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Rero bivuze neza ko niba wabonye umukobwa ngo ni mwiza, ntibizagutangaze ko n'imico ye ishobora kuba yaba mibi. Rero iyo ni defo abagabo benshi bifitemo, ubizi cyangwa se utabizi. Icyo gihe rero nicyo gihe umenye neza ko uri gukora amakosa akomeye. Akenshi ushobora kuvuga ngo ntabwo bireba, ariko nanone impamvu udashobora kuba ubireba ishobora kuba bigendanye n'umufuka wawe. Wenda ashobora kuba ari umufuka wawe ukurimita, kubera ko nanone nyine ntabwo wihagije. Ariko igihe wihagije nibwo uzabona neza ko ibyo nkubwira ari. Ikibazo rero nanone gihari benshi cyane dufite kuba twakumva ndetse tukanagisobanukirwa, nuko ikintu bita ubwiza kenshi cyane inshuro nyinshi ntabwo bigendana n'imico myiza. Uzabyitegereza uzasanga ariko kuri ubwiza n'imico myiza ni ibintu bimwe binyura hariya n'ibindi bikanyura hariya, bitazigera bihura. Niba ugira ngo ndakubeshye, uze kwitegereza muri uru Rwanda uraza gusanga abakobwa beza bashaka kuba bashyingirwa n'imbarwa. Rero nta mukobwa mwiza uzi ko ateye neza, afite isura nziza, ushobora kuba yashyingirwa. Kubera iki? Abagabo barimo barabirukankaho nk'isazi zituma ku nyama, kandi uko niko kuri guha. Rero iyo umukobwa yamaze kubona ko ari igicuruzwa gikeneye cyane ku isoko, arajya kwizirikira mu rugo. Kubera iki? Impamvu rero bimeze gutyo nuko abagabo benshi iyo bashaka umugore bajya gushyingirwa nawe cyangwa se uwo bazubakana, ikintu cya mbere bacekinga ni ubwiza.
rero iyo umaze gushyingirwa nawe amaze kugera mu rugo ugomba guhita ubona neza ko ubwiza na fagiti n'imibereho n'imitekerereze n'ubwonko ari ibintu bitandukanye cyane ndetse bitanahura. Ahangaha rero niho utangira gucekinga character, imyitwarire ye wamaze kuba wamugeza mu rugo nta n'icyo wabihinduraho. Icyo gihe rero nawe iyo ari umuntu utazi icyo ashaka atangira gukora ibyo ashaka, kandi ikindi nta n'ikindi wabikora nyine uretse kubyakira ko wahisemo uko wahisemo. Rero icyo nicyo kibazo rero gihari. Nurajya ujya gushaka uwo muzashyingirwa ujye wibuka unacekinge icyo bita character, imyitwarire. Icyo kintu rero kirimo kirica abasore bashyashya. Ikintu rero kiba hano reka nze ngikubwire kandi gitunguranye. Aburiya abasore hari defo duhuriraho hafi ya twese, uba usanga rimwe na rimwe ntawe utwiteza kubera ko amafaranga ni make, kubera ko nyine ubushobozi budashamaje. Kuba umugabo akenshi cyane nyine uba usanga ari umuntu wiyubaka. Rero kubera icyo kintu uraza gusanga nta mukobwa mwiza nanone wakwiteje. Hanyuma rero Imana igutunga inkoni ubona amafaranga, numara kubona amafaranga urumva neza ko ugomba kuvana ya gape utigeze bya bintu utigeze ubona, utangira ushaka abakobwa bateye neza bafite ikimero, nyine ubyumva wumve ko ariko bigomba kuba wabigenza mu gihe wabonye amafaranga. Ariko numara kumugeza mu rugo ishyano ribe riraguye. Rero nujya gushaka umuntu mwiza cyangwa se uwo muntu urimo urakurikirana, urimo urakurirwa n'ubwiza, utarimo urareba imyitwarire ye, uzamenye neza ko bishoboka cyane ko nawe utazaramba. Niba rero ugeze ahangaha ukaba wumva iyi video hari icyo yagufashije, reka ngusabe ikintu cy'ubwenge. Reba aho hantu handitse subscribe kuri telefone yawe, uhakande, numara kuhakanda ukande like kugira ngo hatazagira indi video igucika, ubundi kubake umuryango mugari. Ndibutsa ko iyi channel ni channel tuvugiraho ibintu by'ubwenge, uburyo ki wakubaka ubwonko bwawe, uburyo ki twabasha gutera imbere, uburyo ki twabasha kwivana muri bya bintu biri aho ngaho bidafututse bihora bidutesha umutwe umunsi ku munsi, ndetse no mu mufuka tukaba duhagaze neza. Rero kandi subscribe, ufungure inzogera, ikindi kandi ntiwibagirwe gukanda like kuri Elias Niyogushima TV. Njye waguteguriye kandi nkakugezaho kino kiganiro ni Elias Niyogushima. Ciao ciao.